Mwiriwe neza abandi muraho nawe ugeze ahangaha bwa mbere tuguhaye ikaze ku Muhanda Academy. Tugiye gukosora ibibazo 20 byakozwe uyu munsi. Turakosora ikibazo ku kindi, tugende duhitamo igisubizo cy'ukuri ndetse tugaragaze amakosa akunze gukorwa mu guhitamo icyo gisubizo, mu guhitamo ibisubizo by'ukuri, ndetse tunagaragaze impamvu tutahisemo ibindi bisubizo. Niba bwa mbere ugeze ahangaha, kanda kuri subscribe na winjire mu muryango w'abatsinda, ndetse amasomo yacu dushyize hano kuri channel buri munsi akugeraho bitagusabye ko ushakisha. Wowe ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, wowe ukeneye ko tukwigisha bidasabye kuta akazi kawe ngo ujye mu ishuri wige, wowe ukeneye kode yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose, duhamagare cyangwa utwandikire ni 079 25 30 29. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe mu kizamini cyakozwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri. Twitegereze neza muri iyo foto, harimo ibisate 4 by'umuhanda. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugendera mu bisate 2 by'iburyo by'uriya muhanda. Ese niba ushaka gukata ibumoso, gukata werekeza ibumoso, ni hehe ikinyabiziga cyawe kigomba kuba kiri muri biriya bisate? A. Mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B. Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C. Mu ruhande urwo ari rwo rwose hagati mu nzira nyabagendwa. D. Mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Ese dukurikije iyi foto iri hano, ni umuhanda ufite ibisate 4. Turabizi ko umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugendera mu bisate 2 by'iburyo. Ushaka gukatira ibumoso, ni hehe? Ni mu ruhe ruhande ikinyabiziga cyawe kigomba kuba kiri? Ese ni A. Ni mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. Ese ni B. Ni gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Iyo ni B. Ese ni C. Ni mu ruhande urwo ari rwo rwose hagati mu nzira nyabagendwa. Cyangwa igisubizo ni D. Ni mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo ni B. Ni gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ni ukuvuga ngo rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, niba wifuza ko uri bukatire ibumoso, ugomba kuba uri muri kiriya gisate cyo hagati, ni iburyo bwo hagati. Wegera uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri kugira ngo uze kubona neza uko ukatira ibumoso. Turabona ko ibinyabiziga bikatira ibumoso mo hagati bashyizemo akamenyetso kerekana ko bigomba kuba biri muri icyo gisate cyo hagati. Noneho ibikomeza bikaba biri mu gisate cyo hirya cy'iburyo ariko butari ubwo hagati. Igisubizo nyacyo rero cyari B. Ni gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Twakomeje n'ikibazo cya kabiri. Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ni ukuvuga ngo mu bimenyetso byose byo mu muhanda hari umuntu ushobora kubisimbura. Ese uwo muntu ninde? Kandi uwo muntu dutegetswe kumwubaha. Iyo tuvuze ibimenyetso by'umuhanda, harimo imirongo y'umuhanda, harimo ibimenyetso bimurika, hariyo matara, hakabamo ndetse n'ibyapa. Hari umuntu rero ushobora gusimbura ibyo byose. Uwo muntu ninde? A. Ni umuyobozi w'ikinyamitende. B. Ni umunyamaguru. C. Ni umukozi ubifitiye ububasha. D. Ni umuyobozi wa bisi. Ese ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Urabona igisubizo nyacyo ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo cya kabiri nta kindi ni C. Ni umukozi ubifitiye ububasha. Ni ukuvuga ngo umukozi ubifitiye ububasha ni muntu ki? Umukozi ubifitiye ububasha ni umukozi wambaye mu buryo bugaragara imyenda iranga imirimo ashinzwe. Ni umukozi wambaye mu buryo bugaragara imyenda iranga imirimo ashinzwe. Uwo muntu rero, ikintu cyose agutegetse, ikintu cyose avuze mu muhanda kigomba kubahirizwa. Urugero, ikimenyetso kimurika cyangwa se feruje ishobora kuba irimo umutuku, bikubwira ko ugomba guhagarara, ariko hakaba harimo umupolisi wambaye mu buryo bugaragara imyambaro iranga imirimo ashinzwe. Iyo akubwiye ngo tambuka kandi muri feruje harimo umutuku, ugomba kubahiriza ibyo uwo mupolisi akubwiye. Urwo rwa rugero. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose gitegetswe n'umukozi ubifitiye ububasha kigomba kubahirizwa kurusha ibindi bimenyetso byose bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Twakomeje n'ikibazo cya gatatu. Muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bitegeka byo mu muhanda? Tugiye kuvuga ibintu biranga ubwoko runaka bw'ibyapa. Wowe urahitamo ibiranga ibyapa bitegeka byo mu muhanda. A. Ibiri mu ishusho y'urukiramende n'umuzenguruko w'umuhondo. B. Ibiri mu ishusho ya mpande eshatu
n'umuzenguruko mu ibara ry'ubururu. C, ibiri mu ishusho y'uruziga n'umuzenguruko mu ibara ry'ubururu. D, ni ibiri mu ishusho ya mpande enye zingana mu buso bw'umukara. Ese muri ibi byapa tuvuze ni ibihe biranga ibyapa bitegeka byo mu muhanda? Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni C, ni ibiri mu ishusho y'uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu. Ni ukuvuga ngo ibyapa bitegeka byose bigira ishusho y'uruziga, bikagira ubuso bw'ubururu, noneho bikagira ibirango by'umweru. Igisubizo nyacyo cyari C, ni ibiri mu ishusho y'uruziga n'ubuso mu ibara ry'ubururu. Twakomeje n'ikibazo cya kane. Nizere kuri kugenda wikosora ikibazo ku kindi. Urajya wikosora buri kibazo, ubundi uze kwibuka kutubwira muri comments amanota urabona muri iki kizamini. Ese uramutse ari wowe wakoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Ikibazo cya kane. Mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Ni ukuvuga ngo dufite umuhanda ufite uruhererekane rw'amakoni. Ese ni ryari nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukoresha feri? A, mbere ya buri koni. B, muri buri koni. C, nyuma ya buri koni. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ryari ukoresha feri y'urugendo mu gihe ugeze ahantu hari uruhererekane rw'amakoni? Hitamo igisubizo unari cyanyacyo. Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi rero ni A, ni mbere ya buri koni. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko winjira mu ikoni nicyo gihe cyiza cyo gufata feri. Birumvikana ntabwo wafata feri warangije kugera mu ikoni, ahubwo ugomba kugabanya umuvuduko mbere y'uko winjira mu ikoni kugira ngo ubashe neza gukata iryo koni bitaguteje ibyago. Twakomeje n'ikibazo cya gatanu. Igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo mu muhanda harimo umuyobozi w'inyamaswa, ariko umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje, ari gusaba ibinyabiziga ko bihagarara. Ese ni iki abayobozi b'ibinyabiziga bagomba gukora? Hitamo muri ibisubizo hagati ya A, B, C na D. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara? Iyo ni A. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza? Iyo ni B. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko? Iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Urabona igisubizo nyacyo hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi rero ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ni ukuvuga ngo niba mu muhanda harimo umuyobozi w'inyamaswa akaba afite inyamaswa idatuje, akaba asaba ibinyabiziga ko bihagarara, mwebwe nk'abayobozi b'ibinyabiziga mugomba guhagarika ibinyabiziga byanyu. Igisubizo cy'ukuri kikaba cyari A. Twakomeje n'ikibazo cya gatandatu. Nizere kuri kugenda bikosora ikibazo ku kindi. Ugenda bikosora wandika ikibazo ndetse n'inyuguti ubona ihagarariye igisubizo cya nyacyo, ubundi uze kwikosora utubwire ku musozo amanota ubonye muri iki kizamini. Ese uramutse ari wowe wakoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Ikibazo cya gatandatu. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe A, igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C, ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. D, nta gisubizo cy'ukuri. Ese ni ryari kunyuranaho bibujijwe? Kunyuranaho ni igihe ikinyabiziga kiri imbere yawe ukiri inyuma, warangiza kikaba kigenda gakeya ukaba ushaka kugicaho ukajya imbere yacyo. Icyo byo nibyo twita kunyuranaho. Ese ni ryari bibujijwe? Ese ni igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. Iyo ni A. Ese ni umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Iyo ni B. Cyangwa ni igihe ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. Iyo ni C. Cyangwa se ugasubiza D ivuga ko muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo cya gatandatu nta kindi ni B, ni umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Uvuga ngo umurongo urombereje, umurongo udacagaguye birabujijwe kuwurenga, bityo rero kunyuranaho nta na rimwe byemewe kubera ko uwo murongo bibujijwe kuwurenga. Tugira ubwoko bw'imirongo ibiri yo mu muhanda. Tugira umurongo ucagaguye n'umurongo udacagaguye. Umurongo ucagaguye yombi
n'umurongo udacagaguye birabujijwe kuyirenga, niko itegeko rya mbere rivuga. Ariko umurongo ucagaguye wo ushobora kuwurenga ugiye kunyuranaho, ugiye kubisikana cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Icyo gihe ushobora kurenga wa murongo ucagaguye. Ariko mu gihe harimo umurongo udacagaguye cyangwa se urombereje, birabujijwe kuwurenga, nta na rimwe wemerewe kuwurenga. Mu gihe rero iyo mirongo ibiri yombi ibangikanye iri mu muhanda hagati, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kubahiriza umurongo urushijeho kukwegera. Ni ukuvuga ngo niba wegereye n'umurongo ucagaguye, wubahiriza ibitegekwa n'umurongo ucagaguye. Niba wegerewe n'umurongo urombereje, wubahiriza ibitegekwa n'umurongo urombereje. Twakomeje n'ikibazo cya 7. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari A. Inzira y'abanyamaguru, B. Agahanda k'amagare, C. A na B byose ni ukuri, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo hari igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye. Tuvuye ku bisate bibiri by'umuhanda, hari ikindi gice gikurikiraho kiba gikikijwe n'imirongo yera ibiri icagaguye kandi iteganye. Noneho gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Ni ukuvuga ngo ubugari bwacyo ntabwo buhagije ku buryo imodoka yanyuramo. Iki gice kiba cyaragenewe iki? Kiba ari inzira y'abanyamaguru, iyo ni A. Kiba ari agahanda k'amagare, iyo ni B. C. A na B byose ni ukuri cyangwa igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo cya 7 nta kindi ni B, ni agahanda k'amagare. Twitegereze neza muri iyo foto, turabona ko dufite ibisate bibiri, mo hagati harimo umurongo urombereje, noneho hari ikindi gisate kiri iburyo bitewe n'aho uri guturuka, gikikijwe n'imirongo ibiri iteganye kandi icagaguye. Kiriya gice cyo hagati ntabwo gihagije ku buryo imodoka yakinyuramo, bityo rero kariya ni agahanda k'amagare cyangwa se ni inzira y'ibinyamitende. Twakomeje n'ikibazo cya 8. Mu bimenyetso bimurika, itara ry'umuhondo risobanura iki? Ugeze muri feruje ugasanga harimo ibara ry'umuhondo, biba bikubwiye iki? Biba bisobanuye iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari, icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese itara ry'umuhondo risobanura iki? Hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko uwikosora. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, n'igihe uwo murongo udahari birabujijwe gutambuka icyo kimenyetso ubwacyo. Ni ukuvuga ngo mu gihe hari umurongo wo guhagararaho umwanya muto ugomba kuwuhagararaho, noneho mu gihe uwo murongo udahari birabujijwe gutambuka ukarenga icyo kimenyetso cy'iryo tara ry'umuhondo ubwacyo. Itara ritukura rero muri feruje riravuga ngo birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Icyo kimenyetso ni iryo tara tuvuga. Iryo tara rirakubwira ngo birabujijwe kurirenga, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Noneho itara ry'umuhondo nk'uko tubibonye riravuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari, icyo kimenyetso ubwacyo birabujijwe kugitambuka, keretse igihe ryatse umuyobozi akiri hafi cyane ku buryo yaba atagishoboye guhagarara mu buryo butamuteza ibyago. Nyamara iyo icyo kimenyetso kiri mu masangano, umuyobozi akaba arenze umurongo wo guhagararaho cyangwa se akaba arenze icyo kimenyetso muri ubwo buryo, ashobora kwambukiranya ayo masangano gusa igihe atateza abandi ibyago. Ni ukuvuga ngo itara ry'umuhondo icya mbere ni uko ribuza kurenga umurongo wo guhagararaho umwanya muto, cyangwa se igihe umurongo udahari birabujijwe kurenga icyo kimenyetso ubwacyo, keretse igihe ryatse umuyobozi akiri hafi cyane ku buryo yaba atagishobora guhagarara mu buryo butamuteza ibyago. N'ikindi gihe iyo icyo kimenyetso kiri mu masangano ahantu imihanda ihurira, umuyobozi akaba arenze umurongo wo guhagararaho cyangwa se akaba arenze icyo kimenyetso. Icyo gihe rero ashobora kwambukiranya ayo masangano gusa akareba neza ko atateza abandi ibyago. Itara ry'icyatsi rero ryo rivuga uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, ryo riguha uburenganzira bwo gutambuka. Twakomeje n'ikibazo cya 9. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ibinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: A. Umweru, B. Umuhondo, C. Umutuku, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utugarurarumuri ni utuntu turabagirana dusubiza urumuri ku kirwohereje.
Iyo turi mu mbavu rero z'ikinyabiziga tugomba kugira irihe bara? Hitamo muri aya mabara, hitamo muri ibisubizo uko ari 4. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, n'umuhondo. Ni ukuvuga ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira amabara y'umuhondo. Igisubizo nyacyo kikaba cyari B. Niba wifuza ko tukwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bwihariye, turakwigisha bidasabye kuta akazi kawe, turakwigisha mu gihe gitoya kandi cyo gukora ikizamini utsinde. Turakwigisha online, ntabwo bisaba ko uta akazi kawe ngo uze mu ishuri buri munsi wige. Turakwigisha ahubwo ujye gukora ikizamini mu gihe gito kandi utsinde bitakugoye. Twandikire rero cyangwa duhamagare ni 079 0 25 30 29. Nawe wifuza ko tugufatira kode yo gukoreraho ikizamini icyo ari cyo cyose, duhamagare cyangwa twandikire kuri iyo nimero, turabigufashamo tugufatire kode nawe ujye gukora ikizamini. Twakomeje n'ikibazo cya 10. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ni ukuvuga ngo amatara y'ikinyabiziga, iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira: A. Itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. B. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C. Itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buhe uburyo? Hitamo igisubizo ubona ari icyanyacyo hagati ya A, B, C ndetse na D. Igisubizo cy'ukuri rero hano nta kindi ni A. Ni ukuvuga ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa n'itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Igisubizo cy'ukuri kikaba ari A. Igisubizo cy'ukuri hano kikaba ari A, ni itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo imizigo isumba impera y'inyuma y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa. Iyo ari ku manywa nibwo kigaragazwa n'agatambaro gatukura gafite byibura santimetero 50 z'uruhande, kandi hano bari batubwiye ko hano kuri B ari agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro, kandi hano tubonye ko ibyo ngibyo biba ku manywa. Noneho iyo amatara y'ibinyabiziga agomba gucanwa, icyo kinyabiziga kigomba kugaragazwa n'itara ritukura cyangwa akagarurarumuri gatukura. Ari nacyo gisubizo, tubonye ko aricyo gisubizo cy'ukuri cyari A. Twakomeje n'ikibazo cya 11. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ese iki cyapa uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukakibona imbere yawe mu nzira nyabagendwa, gisobanuye iki? A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B. Ntihemerewe kuhahagarara. C. Umuvuduko ntarengwa wemewe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa gisobanura iki? Nizere ko wasoje kwandika igisubizo cyawe ku rupapuro rwawe. Igisubizo cy'ukuri nta kindi, iki kibazo cya 11 ni A, ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ni ukuvuga ngo kiriya cyapa ukibona hari ibintu wabanje kubuzwa, hari ibintu wagiye ubuzwa, wagiye ubona ibyapa bibuza kurenza umuvuduko, ibyapa bibuza gukora iki n'iki, ibyapa bibuza ibinyabiziga kuhanyura, ibyo byose wagiye ubibona. Ariko iyo ugeze kuri iki cyapa kiba kivuze ko bya bindi byose wari ubujijwe birangiye, bivuyeho. Ni iherezo ry'ibyabuzwaga byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Twakomeje n'ikibazo cya 12. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu minsi 5.
B mu minsi 8, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro cyangwa haba mu magambo cyangwa se mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese ni A ni mu minsi 5, C ni B ni mu minsi 8, C ni C ni mu minsi 15, cyangwa igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo hari igihe ufite ikinyabiziga cyangwa se ufite ibyangombwa bikwanditseho byanditse ko ikinyabiziga wenda cyagenewe gutwara abantu. None icyo kinyabiziga cyawe iyo ufite ibyo byangombwa by'uko icyo kinyabiziga cyagenewe gutwara abantu uba waracyandikishije mu biro by'imisoro. Iyo rero ubihinduye, tuvuge watwaraga abantu ugiye gutwara ibintu, niba ubihinduye ukaba ugiye gutwara ibintu, ubwo rero ugomba kumenyesha ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa se no mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Igisubizo nyacyo ni B, ni ukuvuga ngo bikorwa mu gihe kingana iminsi 8. Igihe cyose uhinduye ibyo ikinyabiziga cyakoraga cyangwa se uhinduye ibyari byanditse mu biranga ikinyabiziga cyangwa umwirondoro wawe nka nyiri ikinyabiziga, ugomba kumenyesha ibiro by'imisoro mu minsi itarenze 8 ukibihindura. Igisubizo nyacyo cyari B. Twakomeje n'ikibazo cya 13. Muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya muto? Twitegereze neza muri iyo foto. Dufitemo ibinyabiziga bine, hari icyanditseho 1, 2, 3, 4. Ni ikihe muri ibi ngibi kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo? Byombi biri gushaka gukata iburyo. Ese ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ririya koni ry'iburyo? A, ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. B, ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. C, ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. D, ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Twitegereze muri iyo foto duhitemo inyuguti ihwanye n'ikinyabiziga ubona kiri mu buryo bwiza bwo gukata ririya koni ry'iburyo. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni A, kiriya kinyabiziga cya mbere nicyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Ubundi niba ugiye gukata ikoni ugomba kuba wegereye uruhande rw'iburyo. Niba ari mu muhanda ugenderwamo mu cyerekezo kimwe, ugomba kuba uri mu gisate cy'iburyo. Noneho kuba uri mu gisate cy'iburyo bigufasha kuza gukata neza uhita ugwa nanone mu gisate cy'iburyo cy'umuhanda uri kwerekezamo. Twitegereje neza rero muri biriya binyabiziga byose, ikinyabiziga cya mbere nicyo cyari kiri mu gisate cy'iburyo kandi nicyo kiri bukate kigahita kigwa neza mu gisate cy'iburyo bw'uriya muhanda uri iburyo. Bityo rero kiriya kinyabiziga cya mbere nicyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ririya koni. Kwibutsa ko gukanda kuri subscribe ni mu rwego rwo kudushyigikira ndetse no kugira ngo amasomo dushyiraho hano buri munsi ujye uyabona bitakugoye. Hano dushyiraho amasomo yagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda, yaba ibizamini bikorwa buri munsi, yaba amasomo yose yerekeranye n'amategeko y'umuhanda, ibyapa, uburemere ntarengwa, imitambiko, byose ayo masomo yose ntahandi wayakura ni hano. Bityo rero kugira ngo ujye ubibonera ku gihe ndetse n'igihe ufunguye YouTube yawe kugira ngo ujye ubona amasomo yawe ari imbere, nuko warakanze kuri subscribe ndetse ugakanda no kuri like. Twakomeje n'ikibazo cya 14. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha A, ibitegetswe byihariye gusa, B, ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa by'inyongera bimenyesha iki? Ese ni ibitegetswe byihariye gusa? Iyo ni A. B, ni ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye? Iyo ni B. Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Igisubizo nyacyo hano ni B, ni ukuvuga ngo ibyapa by'inyongera. Ibyapa by'inyongera ni ibihe? Urabona nk'icyapa, tuvuge nk'icyapa cya parikingi. Iyo dufite kiriya cyapa cya parikingi bakongeraho akandi kapa mo hasi kagaragaza wenda ko ari ibinyamitende byemerewe, ni parikingi y'ibinyamitende, cyangwa se bakongeraho akandi kapa hasi kagaragaza ko ari parikingi ariko ya bisi. Ni ukuvuga ngo icyapa cya mbere cyavuga ko ari parikingi, icyo ni icyapa, ariko munsi yacyo bashyizeho bisi.
ubwo ni ukuvuga ngo ni parikingi ya bisi. Ako kapa ko hasi kanditseho bisi nicyo cyapa cy'inyongera. Icyo cyapa cy'inyongera kiri kwerekana ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange. Ni ukuvuga ngo nk'icyo cyapa cya parikingi cyerekana ko ari parikingi rusange, ibinyabiziga byose bishobora kuhaparika. Ariko iyo tuvuze ubugerure ni ukuvuga ngo gikuyemo ibinyabiziga bimwe ntabwo bikemerewe guparika aho ngaho, ubwo kirageruye. Ubwo icyo cyapa cyerekanye ubugerure cyangwa se amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Igisubizo nyacyo kikaba ari B. Twakomeje n'ikibazo cya 15. Uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ibinyabiziga bya polisi. B. Ibinyabiziga bihinga. C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D. Ibisubizo byose tuvuze haruguru nibyo. Uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ngibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga runaka. Ni ibihe binyabiziga muri ibi ngibi hagati ya A, B, C ndetse na D bitubahiriza ibyo tumaze kuvuga haruguru? Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ntabwo zirebwa na ririya tegeko tubonye haruguru. Igisubizo cy'ukuri kikaba cyari C. Twakomeje n'ikibazo cya 16. Wowe ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, nawe ukeneye ko tugufatira kode, twandikire cyangwa duhamagare kuri iyo nimero ni 079 0 25 30 29. Ikibazo cya 16. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye imbere yawe mu nzira nyabagendwa cyaba kikubwiye iki? A. Hoteli. B. Ibitaro. C. Ahagenewe kugwa kajugujugu. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese iki cyapa gisobanuye iki? Ese ni hoteli? Iyo ni A. Ese ni ibitaro? Iyo ni B. Ese ni ahagenewe kugwa kajugujugu? Iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo cy'iki cyapa nta kindi ni B. Ni ibitaro. Ni ukuvuga ngo iki cyapa hano kibonye ntabwo kivuze hoteli, ntabwo kivuze ahagenewe kugwa kajugujugu. Igisubizo cyacyo ni B. Iki cyapa kikubwira ko wegereye ibitaro, kiranga ibitaro, kikubwira ko wegereye ahantu hari ibitaro. Nkwibutsa ko nujya gukora ikizamini cyawe uzabazwa ibibazo 20. Mu bibazo 20 ugomba gukuramo ibibazo 12. Mbese ugomba kubona amanota 12 kugira ngo byitwe ko watsinze. Ibibazo byose urabikora, ariko iyo wagize amanota guhera kuri 12 kuzamura nibwo byitwa ko watsinze. Iyo ubonye munsi ya 12 uba utsinzwe. Ibuka kwitwaza indangamuntu yawe ugiye gukora ikizamini, n'indangamuntu y'umwimerere ufite mu ntoki, ndetse wibuke kwitwaza na kode yawe. Ikibazo cya 17. Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko A. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma? Iyo ni A. Ni ngombwa kumenya ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho? Iyo ni B. Ese ni ngombwa kumenya ko ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso? Iyo ni C. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Muri ibyo byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Ni ukumenya neza ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ikintu cya mbere ugomba kwitondera ni ukumenya neza ko umuhanda ubona neza ndetse ukitondera kunyuranaho. Ntabwo ugomba kumenya ko nta kinyabiziga kiguturutse inyuma. Kuba ikinyabiziga kiguturutse inyuma, kikuri inyuma, ntabwo bikubuza kuba wanyuranaho, ahubwo wenda kiramutse nacyo kiri kukunyuraho, ikinyabiziga kikuri inyuma nacyo kiramutse kiri kukunyuraho, nibwo ugomba kubyitondera. Ariko mu gihe ikinyabiziga kiguturutse inyuma byo nta kibazo, mu gihe ikinyabiziga cyo kikuri inyuma nta kibazo. Naho kuri B
ugomba kwitondera ukamenya neza ko umuhanda ubona neza, ko nta nkomyi iri mu muhanda mbere y'uko unyuranaho. Ari nacyo gisubizo twasubije ko ari igisubizo cy'ukuri. Se yavuga ko ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. Ni ukuvuga ngo rero kunyuranaho ubundi bikorerwa ibumoso. Iyo ikinyabiziga kikuri imbere kikagenda gake ukaba ushaka ukinyuraho unyuze ibumoso, ariko iyo kiri gukatira ibumoso ukinyuriraho iburyo. Bityo rero iki gisubizo cya se nacyo ntabwo cyari igisubizo cy'ukuri. Ubwo rero igisubizo nyacyo cyari D, ivuga ko ugomba kwitondera ukamenya neza ko umuhanda ubona neza ndetse ukitondera kunyuranaho. Igisubizo nyacyo kikaba cyari B. Twakomeje n'ikibazo cya 18. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze otobisi ni bisi. Mu gihe ubonye iri kuva aho zagenewe guhagarara, ni iki ugomba gukora? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ukomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese igihe umuyobozi w'ikinyabiziga abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagarara, ni iki agomba gukora? Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni B. Agomba kugabanya umuvuduko ubundi akareka iyo otobisi igakomeza. Ni ukuvuga ngo ugeze ahantu bisi iri kuva muri parikingi, iri kuva aho zagenewe guhagarara, ikintu ugomba gukora rero ni ukugabanya umuvuduko ubundi ukayireka igakomeza. Twakomeje n'ikibazo cya 19. Ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda? Tugeze mu isangano ry'umuhanda, uhasanze n'ibyo bimenyetso byose. Uri ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ese wemerewe gukomeza? A. Oya. B. Yego nshobora gukata iburyo. C. Yego nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D. Yego nshobora gukata ibumoso gusa. Ugeze muri iri sangano, usanzemo kiriya kimenyetso kimurika na biriya binyabiziga ubona hari imbere, ese wemerewe gukomeza? Hitamo igisubizo cy'ukuri hano. Igisubizo nyacyo nta kindi ni A, ni oya. Haruguru twabonye ibimenyetso bimurika, amatara ya feruje icyo avuza. Aya matara yombi rero yaba turi kubona ko ugana ibumoso harimo itara ry'umutuku, ukomeza itara ry'umutuku, ndetse n'ujya iburyo harimo itara ry'umuhondo. Bityo rero ayo matara yose ntabwo akwemerera gukomeza, ntabwo ugomba kurenga umurongo wo guhagararaho umwanya mutoya. Igisubizo cy'ukuri rero cyari A, ni oya. Ezere ko wagiye wikosora ikibazo ku kindi, uziye kwibuka kutubwira muri comments amanota ubonye muri iki kizamini. Ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda, iki ni ikibazo cya 20. Ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda hakaba harimo inkomere, wakora iki? A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga. B. Kubaha icyo kunywa. C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ugeze bwa mbere ahantu habereye impanuka y'umuhanda, ese n'icyo wakora? Wasohora inkomere mu kinyabiziga, iyo ni A. Wabaha icyo kunywa, iyo ni B. Wamenyesha impanuka ukanahamagara ubutabazi, iyo ni C. Cyangwa muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo igisubizo nyacyo. Igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo nta kindi ni C, ni ukumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ntabwo ugomba gusohora inkomere mu kinyabiziga, icyo gihe uri gusibanganya ibimenyetso. Ntabwo ugomba kubaha icyo kunywa, mbese muri rusange ikintu ugomba gukora ni ukumenyesha impanuka, guhamagara abishinzwe ukabamenyesha impanuka, ndetse warangiza ugahamagara ubutabazi. Igisubizo nyacyo kikaba cyari C. Nizere ko wasoje kwikosora kuri 20. Ese ubonye amanota angahe muri iki kizamini? Tubwire muri comments amanota ubonye muri iki kizamini. Nujya no gukora ikizamini ugatsinda, uzagaruke utubwire, utanga ubuhamya hano. Gahunda yacu ni ugukora rimwe, twandikire cyangwa duhamagare kuri 0790 25 30 29. Tukwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gitoya, ujye gukora ikizamini utsinde.
nawe ukeneye kode yo gukoreraho ikizamini icyo ari cyo cyose ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyi nimero. Ndagushimiye rero we twabanye muri iyi video muri iki kizamini cyakozwe uyu munsi. Ibibazo byabajijwe uyu munsi byari ibyo ngibyo, birashoboka ko nawe bimwe muri byo bizagaruka mu kizamini uzakora. Komeza ukosore ibizamini byinshi nabyo bikongera amahirwe yo gutsinda ikizamini cyawe. Abafite ibizamini vuba ngaha amahirwe masa, mwibuke kwitwaza indangamuntu zanyu kandi Imana ibane namwe.